Yesu ashimwe nshuti za Resi Therapete, Imana iguha umugisha cyane cyane wahisemo gusenga budasiba. Imana ntizasibe kukumva, Imana ntizasibe kukumvira mu izina rya Yesu. Turi mu masengesho yo kwibohora, amasengesho yo kwicomora. Hari ibyo turi kwikuraho, hari ibyo duhaze, hari ibyo turambiwe, hari ibyo duhararutswe, hari aho dutinze, hari aho dushaka kuva. Imana ihadukure mu izina rya Yesu. Ndagusenyeye ngo uyu munsi gukura ahantu wari umaze iminsi utinze, ahantu wari utinze Imana ihagukure mu izina rya Yesu. Ahantu wari udindiriye Imana ihagukure mu izina rya Yesu. Imana igukure ku kintu cyari kikudindije, Imana igucomore ku kintu cyari kikudindije, Imana ikubohore ku itegeko ridindiza, Imana ikuziture ku itegeko rinaniza mu izina rya Yesu. Turi gusengera ibirenge byacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibirenge byacu bijyana inkuru nziza. Ubundi ibirenge byawe byakagombye kujyana inkuru nziza, kandi ibirenge byawe byakagombye kuvuga ishimwe rya Yesu, byakagombye kwamamaza Kristo n'imirimo yakoze ku buzima bwawe. Ntago waremewe gustagina ngo uhore mu maganya, ntago waremewe guhora uzirikiye mu buzima bumwe bukubabaza bukuriza. No. Hari imyugarizo washyiriweho mu marembo, aho uca bahashyize imyugarizo. Baravuga ngo ahangaha ntuzaharenga, baca akarongo, baravuga ngo uyu murongo muri domeni iyi n'iyi aha ntazaharenga, muri domeni yo gutunga amafaranga aya ntazayarenza, muri domeni y'urukundo uru ntazarugeraho, muri domeni y'akazi aka ntazakabona, muri domeni yo kwiga aha ntazaharenza, muri domeni y'ubucuruzi hari ubucuruzi atacuruza, hari limitasiyo bagushyizeho, hari akarongo baciye. Ako karongo tugiye kugaca, iryo tegeko tugiye kuryigomekaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwigomeka ku itegeko ribi, ngo niwigomeka kuri iryo tegeko nibyo bizagukiza. Tugiye kwigomeka ku itegeko ritubuza gutera imbere, tugiye kurishwanyaguza. Iryo tegeko tugiye kurimenagura. Igihe ryavugiwe n'igihe ryashyiriweho twe n'ibitureba. Uwarishyizeho ku buzima bwacu turamuhakana, turaho ko tutamuzi mu izina rya Yesu Kristo. Turakoresha amavuta ya Elayo yoroshya ubuzima, aca inzira, atrasa inzira, ahindura izina, agahindura amateka, akomora ibikomere, agakiza indwara izifatika n'izidafatika, akagirira ubuzima kuba bwiza, akoroshya imibereho. Tugiye kuyasiga kuri bino birenge mu izina rya Yesu. Mwibuke igihe Mariya yagiye kwa Yesu, agafata umusatsi akawuhanaguza ibirenge bya Yesu, yarangiza akamusiga amavuta. Biriya byari bisobanuye ikintu gikomeye cyane. Mwibuke ko na Yesu yogeje ibirenge by'intumwa ze. Biriya hari ikintu gisobanuye mu isi y'umwuka. Ibirenge ni ikintu gikomeye cyane. Satani ko azi ko ibirenge byawe byaremewe kumukandagira. Muribuka ko twaremewe gukandagira inzoka na sikorupiyo. Murabyibuka ko ibi birenge, aya maguru ari agomba guca mu mazi ntatembanwe, ari nayo agomba guca mu muriro ntoshye. Murabyibuka, hari imbaraga ziba mu birenge, hari imbaraga ziba ku maguru, hari imbaraga z'iterambere, hari imbaraga z'ijambo ry'icyubahiro, hari imbaraga zo gukomera. Ibirenge byuzanye inkuru nziza. Iyo umuntu ukomeye akandagiye muri iyo karitsiye, murabyumva, ikirenge cye cyonyine ubwacyo gititiza iyo karitsiye, abantu bakabimenya ko uwo muntu yahageze. Umuntu ukomeye yahageze, umuyobozi ukomeye yahageze, ibirenge bye byahakandagiye, hari ikintu kimenyekana mu buzima. Ibirenge ni ikintu gikomeye. Satani arabiboroka kugira ngo aho uzakandagira, umva, uzamere nk'utahakandagiye, uzamere nk'umuntu uri mu kirere. Cyane cyane hari abantu bakunda kurota baguruka. Abantu bakunda kurota baguruka, ukabona uri kuguruka. Hari abantu babirota bakishima, bakumva ko kuguruka nyine ari ubutsinzi. Kuguruka bisobanuye ibintu byinshi. Icya mbere, hari igihe nk'umuntu uba muri famiye ibamo abarozi, nka famiye yawe ibamo abarozi, nka mama wawe ari umurozi,
tante wawe ari umurozi, nyoko wanyu ari umurozi, so wanyu ari umurozi. Iyo uba muri iyo famiye ifite umurozi, baba bashobora kuzagukoresha nawe ukabakorera utabizi, bakajya bagutuma kujya kuroga abandi utabizi ariko utazi ko uri umurozi. Abarozi benshi ntago bazi ko baroga. Babandi wowe umuntu uciriritse ushobora kurota, uciriritse nshatse kuvuga ni uciriritse mu gusenga, hari abanyamasengesho nyine ariko bo mu rwego rwo hasi basanzwe nyine. Babandi uba ushobora kurota wowe ukamubona ari kukugirira nabi, mu nzozi ari kugutera, ukamubona ukavuga uti narose runaka ari kundwanya. Bene abo ngabo burya wowe ushobora kubona baba ari abarozi batumwe n'abandi. Umurozi nyirizina ntabwo ushobora gupfa kumubona utari muri dimansiyo ikomeye cyane, kuko ari muri dimansiyo yo hejuru, biba bisaba ko nawe ujya muri dimansiyo yo hejuru. Ahubwo babandi baciriritse babikora batabizi nibo wowe ushobora kubona. Babandi babikora batabizi rero ushobora kubona ati ese ubwo umuntu yaroga gute atabizi? Uzi ko umuntu yaza mu buzima bwawe akakubangamira, akaza aje kukwanga, urugero akakwanga kugira ngo ntuzajye utekereza urwanga rukwanga, usubire inyuma ucike intege, Satani aba arakwinjiranye. Akakuvuga, umuntu akakuvuga kugira ngo ibyo bigusubize inyuma biguce intege, Satani aba arakwinjiranye. Umuntu mu kazi akakugendaho kugira ngo ibyo bikugeraho ucike intege, Satani aba arakwinjiranye. Muri karitsiye ugahura n'igihanda cy'umuntu kikakubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ibyo bikaguca intege. Kuri social media umuntu akakwihata ukumva kubwira ijambo rikomeretsa, cyangwa ahantu hose ba bantu ubona bakomeretsa imitima yacu, ba bantu ubona baduhangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, buriya benshi babikora batabizi batanabishaka. Ni nayo mpamvu kwirirwa umurakarira ntacyo biba bivuze. Baba ari abantu batumwe mu buzima bwacu kuko baba batwegereye, barakoreshejwe n'abandi barozi bakomeye, baraje kugira ngo baguteze stress, baguteze ibibazo, baguboroke, baguteze ibigeragezo bifatika, ucike intege, uve mu mwuka. Hanyuma umurozi we nyamukuru yaraje aje ahinguranya. Naho babandi bo batudistabinga, baduteza ibibazo, bo ntibaba bazi ibyo bakora, baba bakorera abandi, baba baratumwe n'abandi. Abantu rero barota baguruka baba bashobora guteza ibibazo mu buzima bw'abandi cyane. Niba urota uguruka iwanyu urebe ko nta murozi uhari, nusanga hari umurozi witandukanye n'umuntu wese wo mu muryango iwanyu, nako ushobora kuba utabizi. Nuba urota uguruka, niba urota uguruka urandika amazina y'umuryango w'iwanyu yose witandukanye nayo, uyahakane uvuge uti ko mutava nimwe, kuko bishobora kuzakuviramo ikintu kibi cyane. Kuko iyo urota uguruka ugakizwa ugatangira gusenga, nyuma utangira kujya urota noneho inyamaswa zikwirukankana. Izo nyamaswa niba abarozi bashaka kugukoresha batakikubonye, utakibaye igikoresho cyabo, badashaka ko bacika, banakwica, hinduka umwanzi wabo. Ni ikibazo gikomeye rero uyu munsi wa none icyo kintu kimenye. Ikindi kintu cya kabiri nari nkomerejeho kugira ngo dukomeze muri aya masengesho ya deliverance, ni nacyo nashaka kuvuga kuri utuguruka. Baba baravuze ngo ntuzafate ku butaka, ubuzima bwawe ntuzahame hamwe, ntuzashora imizi, ntuzacuruze ngo bifate, ntuzubake urugo ngo rufate, uzahora umeze nk'uri mu kirere. Ntuzakora akazi ngo ugafate, ntuzagire umushinga ukora ngo ufate, ntuzagire igitekerezo gifata ku isi, uzamere nk'umuntu udafatika nyine w'umuyaga uri hariya. Rero ubwo buzima ni limitasiyo waba warashyiriweho, ubuzima butuma udashora imizi ngo utere imbere buragatsindwa, turabwanze. Niba ujya urota icyo kintu cyangwa wigeze kukirota, ugomba kwiderivura kuri uwo mwuka wo kuguruka. Ikindi, hari abantu barota intozi ni umwuka wo gufunga inzira, ni abarozi baba barafunze inzira. Ubwo urumva uba ugomba kuderivura ibirenge byawe, ukabiderivura ku buryo ubibwira ngo ibi birenge ni umuriro, niyo bikandagiye ahantu hari intozi zirashya. Ibirenge byawe ugomba kubitongera cyane, kuko niyo ntwaro ufite
izakugeza i Kanani. Nta kindi kintu uzagenderaho uri kujya i Kanani, nta kindi kintu kizatuma wambuka Yorodani cyangwa inyanja itukurana ibi birenge byawe n'amaguru yawe. Satani rero ntashake, ntabihindure ikindi kintu. Ugomba kubisiga amaraso ya Yesu, kubisiga amavuta y'umwuka wera, kuvuga ko iyo bikandagiye bikomera mu izina rya Yesu, ukabitongeramo imbaraga yo gutera imbere no gukomera, ibirenge bica inzira, bitajya bikangwa n'imisozi, bitananirwa, bigenda ntibicogore. Ugomba kubivuga gutyo. Rero tugiye kwikuraho ikintu cyose kitunaniza kandi kidufungira amayira mu izina rya Yesu. Turakoresha amavuta ya elayo, twarayasobanuye cyane mu mavideo atambutse. Niba ari n'ubwa mbere ukaba uguye kuri ino video, ukaba utazi impamvu turi gukoresha amavuta ya elayo, urashaka video ziri kuri ino shene, akamaro k'amavuta ya elayo, icomore muri karande, urebe ukuntu amavuta ya elayo agukorera gucomora muri karande. Urabisacinga urabibona, nutabibona uranyandikira mu gikari ndabiguhereza. Uranyandikira kuri 0788 66 80 10. Iyo telefone ndayishyira hano kuri ino screen uri kubibona. Unyandikire ndazayigushakira nkohereza iyo video. Ntabwo nshaka kubisubiramo kuko ni binini cyane, ni birebire, twabinyuzemo inshuro nyinshi. Impamvu twahisemo kwikorera deliverance dukoresheje aya mavuta, turi kugendera mu ijambo ry'Imana, mu byanditswe byera. Ntabwo turi kwiyobora, turi kuyoborwa n'umwuka. Fata ayo mavuta ya elayo rero uyafate mu kiganza cyawe, tuyasengere mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ishobora byose, Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ishoboye guhindura, igafata ibidafatika ikabigira ibifatika, igatandukanya amazi n'ubutaka, igatandukanya umwijima n'umucyo, ikarema umugore imunyujije mu mugabo. Haleluya. Ukaremesha ijambo. Haleluya. Kandi ukaba ari wowe wandemye no mu ishusho yawe. Iyo niyo Mana yanjye. Imana ibishoboye byose niyo Mana yanjye. Imana yandemanye ubutware ngo wandemye ujya kungira nkawe haburaho gato, ku ijambo ryawe rimbwira. Mpagaze rero muri ubwo bumana wandemanye, muri ubwo butware wandemanye, uko kuntu wandemye nkajya kumera nkawe, niho mpagaze muri originalite yanjye. Ntegeka kugira ngo aya mavuta ahinduka amavuta y'umuriro mu izina rya Yesu. Amavuta acwanyaguza amategeko yose twashyiriweho na karane n'abarozi n'abapfumu bose atubuza gutera imbere. Amavuta atwika imyugarizo yose yari yugarije ubuzima bwanjye itubuza gutera imbere. Ayo maraso atwike, aya mavuta ahinduka amaraso ya Yesu Kristo hano ku musaraba i Golgotha, ya yandi yirukana imbaraga zose z'umwijima zituma dustagina, zituma tuguma mu buzima bumwe, zituma tutavansa mu izina rya Yesu. Aya mavuta arahinduka umuriro, arahinduka amaraso ya Yesu. Aya mavuta arahinduka mu izina rya Kristo, amavuta yoroshya ubuzima. Kandi nagera ku birenge byanjye, ibirenge byanjye byakira impinduka, ibirenge byanjye bibe ibirenge byuzanye inkuru nziza, ibirenge byanjye bibe ibirenge bitera imbere, ibirenge byanjye bibe imbere byihuta, bibe ibirenge byihuta mu iterambere, ibirenge byanjye bihinduka ibirenge bikandagira inzoka na sikorupiyo zikamenagurika, ibirenge byanjye bihinduke bya birenge bica mu bikomeye bikarushaho gukomera mu izina rya Yesu. Aya ni amavuta y'umwuka wera w'umuriro, kandi ni amaraso ya Kristo agiye kuntandukanya n'itegeko iryo ari ryo ryose rivuga ngo ntazakandagire ku butaka ngo bumwemere, rivuga ngo azakomeze mu buzima bumeze nk'ubutariho, budafatika, butagaragara. Ayo mategeko yose ashwanyagurike mu izina rya Yesu. Urakoze kuko unyumvishe kandi unyumviye kuva none kugeza iteka ryose. Ngaho fata ayo mavuta yawe uyasuke mu kiganza cy'iburyo, yasuke mu kiganza cy'iburyo. Numara gusuka mu kiganza cy'iburyo, ufate ikiganza cyawe cy'ibumoso, amavuta yawe yasuke mu kiganza cy'ibumoso. Niba wari wamaze gusuka mu kiganza cy'iburyo, gerageza wongere ubihindure, ongera ubihindure, yasuke mu kiganza cy'ibumoso. Hanyuma ukoresha ikiganza cy'iburyo uri gusiga amavuta ku birenge,
urasiga ku birenge bibiri, urasiga munsi y'ibirenge nk'ikimenyetso cy'umusaraba, usige mu kirenge cy'iburyo, usige no mu kirenge cy'ibumoso ikimenyetso cy'umusaraba, andi usige ku maguru aho amaguru munsi y'ivi uhashyire ikimenyetso cy'umusaraba ku kaguru kw'iburyo no ku kaguru kw'ibumoso. Ubwo ni ahantu hamwe ukoze ikimenyetso cy'umusaraba ku maguru no ku birenge byawe. Nurangiza fatanya nanjye kwatura aya magambo uti mu izina rya Yesu Kristo mpagaze mu mbaraga naherewe i Golgota, imbaraga zinsubiza kuba mu ishusho y'ubumana, imbaraga zinsubiza kuba umwana w'Imana, imbaraga zo kurema no gutegeka, imbaraga zo gusenya no kurimbura, imbaraga zo gukandagira inzoka na sikorupiyo, imbaraga zo kwirukana Satani mu izina rya Yesu, mu mbaraga zose zo gukiza indwara, zo kwirukana abadayimoni. Mpagaze mu izo mbaraga zo mu Kristo. None ahangaha mvuga ngo limitasiyo yose Satani yari yaranshyiriyeho icike mu izina rya Yesu Kristo. Imyugarizo yose Satani yari yaranshyiriyeho ishe mu izina rya Yesu. Aya mavuta ya Elayo yashyize mu birenge byanjye, yashyize ku maguru yanjye nk'ikimenyetso cy'umusaraba. Aho nzajya ngera hose Satani azajya akibona yiruke, aho nzajya ngera hose abarozi bazajya bakibona biruke, aho nzajya ngera hose kizajya gikandagira imitwe y'inzoka na sikorupiyo, aho nzajya ngera hose kizajya kimenagura ubukene, aho nzajya ngera hose kizajya kimenagura inyatsi, aho nzajya ngera hose kizajya gishwanya gusa karande, aho nzajya ngera hose kizajya kiburizamo inama zose za Satani, aho nzajya ngera hose kizajya gica inzira, aho nzajya ngera hose inzira zizabatase, aho nzajya ngera hose inzira zizaharurwa mu izina rya Yesu. Ibirenge byanjye ni ibirenge byuzanye inkuru nziza. Inzu nzinjiramo yose, umuryango nzinjiramo wose, iki kimenyetso cy'umusaraba kizamvugira. Iki kimenyetso cy'umusaraba kizanyubahisha. Iki kimenyetso cy'amavuta asizwe ku birenge byanjye kizambera intsinzi, kizamesha agaciro, kizamesha igikundiro, kizamesha ubushobozi, kizamesha amafaranga, kizamesha kwemerwa, kizamesha ijambo. Ubutaka nzakandagiramo bwose buzankunda, ikirere nzageramo cyose kizakinguka, ikirere nzageramo kizahumanuka, ahantu hose nzagera hafunze imiryango izafungukira. Ubuzima bwanjye bugiye kuba muri automatisme spirituelle. Twajyaga twirirwa turuha dufungura tugira gute? Aya mavuta atubera urufunguzo ruri automatique, ruzajya rufungura imigisha yariyo yose, ruzajya rufungura amahirwe yose, ruzajya rudufungurira ibitangaza, ruzajya ruduhuza n'abakuru. Aho nzinjira hose imiryango izafunguka, inzu nzakandagizamo ibi birenge mu izina rya Yesu Kristo. Bazambonamo inkuru nziza. Aho nzinjira hose bazabona Kristo muri nge, bazumva amashimwe muri nge, bazabona imbaraga y'umusaraba iri muri ngewe, umwuka wera uri muri ngewe azagaragara. Ibirenge byanjye bizajya bijyana inkuru nziza ku musozi wose nzageramo, mu kazi kose nzajyamo, ahantu hose nzinjira, ahantu hose nzari, serivisi nzajya gusaba nzayihabwa mu izina rya Yesu Kristo. Imiryango y'imigisha izajya imfungukira byoroshye, imiryango y'amahirwe izajya imfungukira byoroshye. Aya ni amaguru mu izina rya Yesu agenda ntacogore. Aya ni amaguru meza, ni amaguru akomeye, ni amaguru akandagira Satani, ni amaguru atitiza abarozi, ni amaguru mu izina rya Yesu akandagira isi y'umwijima igatitira. Aho ngeze ndakandagira isi y'umwijima igatitira. Aya ni amaraso n'amavuta y'umwuka wera biteraniye ku maguru no ku birenge byanjye, bititiza Satani n'abarozi. Aho ngeze hose baratitira, aho ngeze hose ndabakandagira. Imitego batega mu nzira
ndakandagira ikamenagurika, ndakandagira igashwanyagurika, ibitero bya Satani bihindishwa umushyitsi n'aya maguru mu izina rya Yesu Kristo wanga ku musaraba Igorogota. Ndaya protectinze, nta kintu nzarenga ngo kimfate, imitongero batongera ngo tuyirenge izaba impfabusa. Aya maraso n'amavuta ya Elayo n'amavuta y'Umwuka Wera bizateranira gutwika buri kintu cyose bateze ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu ndatangaza ko uyu munsi wa none naguriwe imbago, imbago zanjye ziragutse, muri kariyeri zose ziragutse, mu buzima butandukanye ziragutse, imbago mu rukundo ziragutse, imbago mu bukire ziragutse, imbago mu mibanire y'abantu nanjye ziragutse, imbago mu kazi ziragutse, imbago muri famiye ziragutse, imbago mu bwenge mu buhanga ziragutse, imbago mu by'umwuka no mu by'umubiri ziragutse. Naguriwe imbago mu izina rya Yesu. Agafurika nari narafungiraniwemo ndagasenyaguye, agafurika k'abarozi, agafurika k'akarande, ubuzima bufunganye ndabukuyemo, ndigomeka ku itegeko ry'ibifunganye, ndigomeka ku itegeko ryo kudindiza, ndigomeka ku itegeko ryo kunaniza, ndigomeka ku itegeko ryo gusubira inyuma, ngigometseho. Uruhererekane rwo gukena ndaruciye, uruhererekane rwo kudakomeza ngo tugere ku rwego rukomeye ndaruciye, uruhererekane rwose ruvuga ngo tuzagira aho tugarukira ndaruciye. Nta limitation, je suis illimité, ndi illimité mu izina rya Yesu Kristo. Ndi illimité, unlimited mu izina rya Yesu. Je suis unlimited, I'm unlimited. Ntago ntangirwa, meze nk'ikinyabiziga ndakumirwa, ubuzima bwanjye buri accéléré, je m'accélère vers ma réussite, je m'accélère vers mes promesses, je m'accélère vers ma destinée mu izina rya Yesu. Ndihuse cyane ngana kuri destiny yanjye, ndihuse cyane ngana ku kimana yamvuzeho uyu munsi wa none, ndihuse none nicometse mu mbaraga z'Imana zinyihutisha, nicometse mu mavuta y'Umwuka Wera nyihutisha, nicometse mu maraso ya Kristo nyihutisha. Sinzongera kudindira, sinzongera kunanizwa, sinzongera gukererwa, ntago bizongera mu izina rya Yesu. Itegeko ryose ryari riri hejuru rivuga ngo azaguma aho ari ndirarangiye, ikirere cyo kudindira kirazimiye mu izina rya Yesu Kristo. Nicometse muri famiye yo kwa Yesu Kristo, y'abantu batera imbere, y'abava mu bwiza bajya mu bundi, y'abava mu kwera bajya mu kwera cyane mu izina rya Yesu Kristo wanga ku musaraba Igorogota. Amen, amen, amen.